Ubushize twagize ikiganiro kigaruka ku bintu bituma abakobwa buri gihe bahora bahakanira abasore baje kubatereta impamvu zishobora kubitera. Ariko hari n'ikindi kintu wenda rimwe na rimwe ushobora gusanga n'abakobwa bibaza bakavuga ati: "Se kuki njyewe nabuze n'uwo mpakanira? Kuki ntawe unyegera? Ese biterwa n'iki? Ni ikibazo mfite? Sindi mwiza? Hari ibyo ntakora nk'abandi bakobwa? Biterwa n'iki?" Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo tugaruke kuri bya bintu bishobora kuba bituma nta musore ugutereta. Wa mukobwa we ufite icyo kibazo cyangwa se ujya wibaza icyo kibazo impamvu nta musore ujya ukwegera, ndagira ngo iyi video uyikurikirane neza. Ntabwo iyi video ari iyo kugira ngo tublaminge abantu cyangwa tuvuge ngo uriya ngo ntabwo byashoboka, ngo uriya ngo ntabwo ngo yakundwa oya, ahubwo ni ukugira ngo tumenye se ikibazo kiri hehe, ni gute twagikemura kugira ngo tuzamure confidence yacu, noneho natwe abasore beza batangire batwegere. Kuki mushuti wawe abandi basore bamwegera ariko wowe ugasanga nta musore n'umwe ukuvugisha, uri wa muntu uri off abantu bose batinya baravuga ati reka reka reka, ugasanga rwose ugejeje imyaka runaka ukavuga ati ariko ntangiye kwiheba kubera ko nta musore uraza no kumbwira ngo witwa nde ngo ambaze ngo amakuru yawe oya. Ibyo byose rero nibyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi. Nguhaye ikaze rero uyu munsi, nitwa Delphine Umuhoza, niba uri mushyashya aha ngaha iyi ni channel tugaruka ku bintu bigiye bitandukanye birimo ubuzima bwacu bwa buri munsi, uko twakwitaho, uko twakwita ku bandi n'ibindi bigiye bitandukanye. Niba rero ubone ino video ishobora kugufasha cyangwa igafasha mugenzi wawe, nibagirwa gukora subscribe cyangwa se kuyisharinga inshuti zawe. Reka rero twite kuri ibyo bintu by'ingenzi. Ni ibihe bintu bituma abakobwa bamwe na bamwe abahungu batinya kubegera cyangwa ugasanga umukobwa nta musore ujya umutereta? Ikintu cya mbere naheraho rero, ubundi nta nubwo ari nabyo, ntago ari uko nta musore ushaka kugutereta. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kwikuraho, ahubwo bishobora guterwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Icya mbere, bashobora kuba banakureba bakanakubona ariko wowe ntunabibone. Icya kabiri, bashobora kuba bagutinya ku kuntu witwara, ku kuntu umeze, cyangwa se standard runaka uriho, ugasanga birahura na environment urimo, noneho abantu muhura n'icyiciro urimo ntabwo bihura. Muri abo bose babuze n'umwe ukuvugisha kubera uragenda mu gice nyine kitarimo abantu muri ku kigero kimwe, noneho ugasanga abantu baragutinya. Dufate urugero rworoshye, umuntu ni umuyobozi w'ikigo runaka gikomeye ariko ugasanga ahura n'abantu rwose bari aho ngaho basanzwe baciriritse, abo bose barakureba bakagutinya nyine bakavuga bati turiya muntu umeze kuriya ati ntabwo yatwemera. Kubera iki? Wowe urirwa wibaza impamvu batakwegera ariko kubera ko uri muri environment itariyo. Ntabwo ari uko rero utari mwiza, si uko abantu batakwitayeho, si uko uri umuntu runaka, ahubwo birashoboka ko ushaka kuba uri mu cyiciro kitari cyo, abantu bakakubona bagatinya kukuvugisha. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ishobora gutuma abasore batakwegera cyangwa batagutereta, ishobora kuba imyitwarire yawe. Imyitwarire ni ikintu gikomeye cyane abantu benshi batagira. No ku basore twakigarutseho, bo twavugaga ko usanga rimwe na rimwe umuntu afite ikintu cy'agasuzuguro kenshi. Abakobwa noneho agasuzuguro nicyo kintu cya mbere gituma abasore bategera abakobwa. Ugasanga ni wa mukobwa usuzugura guhera ku muntu wa mbere ahuye nawe mu muhanda kugeza ku muntu wo hejuru, nta muntu n'umwe atinya. Arasuzugura, avuga nabi, ni wa muntu uhora ureba gutya ijisho hasi hejuru, uramwegera kugira ngo akuvugishe agatangira kwimyoza cyangwa kumva avuze amagambo adasobanutse, iki ni iki, iki ni iki. Ibyo ngibyo nabyo bishobora gutuma iba imwe mu mpamvu ituma nta musore ukwegera, kubera ko urasuzugura, nta muntu n'umwe ucira bugufi, uhora iteka uzamuye umeze utya nyine ijosi warizamuye uvuga ati njyewe nta muntu n'umwe ushobora kumvugisha, ndakomeye, ndakaze, ndi mwiza cyane. Ibi byose bigatuma rero abasore bakwanga kubera agasuzuguro. Ikindi, bishobora guterwa n'ukuntu witwara n'ukuntu usa. Niba uri umuntu utazi kwiyitaho, utambara neza, utari wa muntu wenda uvuga ati reka ngerageze ngire isuku, ibisuko byanjye bibe bimeze neza, birashoboka ko udashobora kuba ufite n'amafaranga ahagije yo kuba wahora ukoresha imisatsi buri gihe, ariko byibuze niba ufite yigirira isuku. Umuntu arakwegera akumva umwuka n'ibindi, cyangwa se umwenda warawureba akabona. Ubundi hari n'ibintu abantu bubatse mu bandi, nubwo ntazi impamvu yabiteye, ariko hari ibintu abantu bubatse mu bandi byo kuvuga ngo abakobwa bagomba guhora basa neza. Gerageza niba uri umukobwa ukaba uzi ko ushaka umusore ugutereta, hasi ugerageze ugire isuku, bityo umuntu nanakwegera abona ufite isuku. Ibyo nabyo bizamukurura no kukuvugisha no kukwegera. Ariko niba ashaka no kukwegera akabona uri umunyamwanda, ntabwo byashoboka pe. Ibyo ntabwo byashoboka. Isuku ni ingenzi ku mukobwa, uhora usa neza, uhore wambaye neza, uhora uhumura ku buryo umuntu wese ukwegereye yumve akwisanzemo. Ikindi gikomeye cyane ni energy, cyangwa se icyo nakwita nk'igikundiro ufite mu bandi, cyangwa se umutima mwiza, uko ugaragara, ibiganiro byawe n'abandi, energy udegaja mu bandi zimeze zite? Ese uri wa muntu utukana, uvuga amagambo mabi buri gihe uri kumwe n'abandi? Ese uri umuntu uganira n'abantu, uri umuntu w'umugwaneza cyangwa uri umuntu ugira umutima mubi? Mu bandi energy udegaja ziba zimeze zite? Uri umuntu abantu bisangaho cyangwa uri umuntu abantu bahunga batinya? Niba uri umuntu umeze gutyo udasabana n'abandi, ntugire ngo uzabona n'abaza kukwegera bakubwira ngo bakubaza izina ryawe. Kubera iki? Kubera ko uri umuntu abantu badashaka kwegera kubera ukuntu umeze. Iteka ukwegera uramushibura,
ushatse kuganiriza uhita umusubiza hasi, cyangwa se ntushaka abantu bavuga, aho ngaho ni naho ntinda cyane, ugasanga ni wa muntu uvuga ngo njye sinkunda abantu bansakuriza, mujye muceceka mureke dutuze. Niba umuntu ashatse gucuranga umuziki rero ngo imiziki iransakuriza, ntabwo umuntu ashobora kumenya ikintu ukunda, biragoye. Ibyo nabyo bishobora gutuma abasore batinya kukwegera kubera ukuntu umeze, utari umuntu woroshye, kuba umuntu yabana nawe no kuba waganira nabo biragoye. Ikindi navuga wenda gikomeye cyane, ushobora kuba ushakira abahungu ahantu batari, cyangwa se ahantu hatari abahungu bafite interest zo gushaka abakobwa. Ni urugero, niba uri umuntu wenda, dufate urugero, nta muntu n'umwe nteye ibuye cyangwa se ntunze urutoki, ariko niba uri umuntu wenda ukunda nko kujya mu kabari, ni urugero, ukaba uri umuntu rwose utinda mu kabari ukageza amasaha ya mu gitondo n'iki, ntabwo abasore bazapfa kukwegera mu buryo bworoshye, bashobora kukwegera ngo muganire, ariko hari igihe bashobora kukubonamo nk'umuntu batakundana nawe. Kubera iki? Kubera ko baragufata nyine nk'umuntu bisanzura, nk'umushuti wabo bisanzwe, ariko ibyo gutereta byo ntabwo birimo. Wenda urwo rugero turureke, dufate nk'urundi rugero rworoshye, rimwe na rimwe rujya runagora abantu. Hari igihe usanga umukobwa ari umukobwa ukunda gusenga pe, akabyuka mu gitondo agasenga, akajya gusenga, agahora mu rusengero, akagira standards nyine agenderaho, ariko ikosa rikomeye ugasanga ntabwo akunda abasore bo mu rusengero, yikundira ba basore nyine bo ku muhanda, reka mbivuge gutya, ba bandi bandi nyine batari ba bandi bo mu rusengero b'imbere cyane b'indani, ariko ukibaza ngo uwo mukobwa bazahurira he? Environment urimo rero ni ikibazo gikomeye, kuko buri aho ushakira ibyo ushaka nyine nibyo ubona icyo gihe. Niba ushaka ikintu runaka, gishakira aho kiri, ugishakira aho kitari. Niba ushaka kongera amahirwe yo kugira ngo abahungu bakubone, bakwiteho, bakuvugishe, bakubaze uko witwa, gerageza kubashakira aho bari, kandi umenye ngo umusore nshaka ameze ate. Noneho bityo umenye ngo ese uwo nshaka niba nzi ko ameze, noneho abo ngabo nshaka bakunda kuba bari hehe, ubashakira aho ngaho, ngayo nguko. Ariko kandi ikindi, gerageza wongere imibanire yawe n'abandi. Niba utabana neza n'abantu, ntabwo abantu bazakurangira, kugira ngo umuntu azamenye n'abantu runaka kurangira, kugira ngo umuntu azavuge uyu muntu rwose ni umukobwa mwiza nizeye, icyo gihe ni uko bimeze. N'igihe usanga abasore babanje gukora akankete gato ngo amenye ngo uriya mukobwa yitwara gute mu nshuti ze, agasanga reputation yawe ntabwo iri gukunda. So ubwo rero uhera aho ngaho, ndagira ngo rero nawe niba hari igitekerezo ufite cy'impamvu ishobora gutuma umukobwa abasore bamwanga, yandike muri comment, cyangwa se batamwegera, batamubaza izina, batamwegera ngo bamuterete. Ese biterwa n'iki? Twebwe tuganire nk'abantu basanzwe, duhura na byinshi, njye nshobora kuba hari ibyo nzi, hari ibyo nasomye, ariko nawe ushobora kumbwira ibyo wahuye nabyo, ukabyandika muri comment. Kandi niba hari igitekerezo ufite cy'icyo twazaganiraho ubutaha, uyu ni wo mwanya kugira ngo nabyo ubyandike, bityo tuzabihereho mu biganiro byacu bikurikira. Ndakwifuriza rero kugubwa neza, wakoze cyane kubana natwe. Niba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya kugira ngo uyikore, kandi iki kiganiro wibuke kugisangiza abantu bose uzi gishobora kugirira umumaro. Ndakwifuriza kugubwa neza, ugira ibihe byiza.